n'amakuru ababaje n'amakuru atugezeho aka kanya muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 24 ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024 mwabana umwe. Ibintu birababaje, ibintu noneho bibereye muri kano karere ka Rusizi birashavuye. Abantu benshi cyane bababajwe no kumva iyi nkuru yicamugongo yaho umukobwa warugejeje igihe cyo kubyara yafashe umwana yari amaze kubyara neza, umwana mwiza cyane w'umuhungu. Urumva ko ahombeje igihugu, ahombeje abari kuzamukomokaho, ahombeje abo mu muryango we, kuko ntabwo yari azi icyo uyu mwana yari kuzaba. Akimara rero kumubyara abona ko nta muntu umubona, yahise afata uwo mwana aramaze kubyara, uwo mwana w'umuziranenge aramufata ahita amuta muri wesi. Akimara kumuta muri wesi rero nibwo umuturanyi w'uyu mukobwa yumvise umwana arira, nawe agira amakenga. Akibyumva ahita ajya muri urwo rugo, asanga uwo mukobwa nawe aryamye kuri iyo wesi yaramaze gutamo uwo mwana w'umuziranenge. Nawe rero akibibona nawe aratungurwa, nawe ararira, ariko ahita atabaza abandi, baraza baramufata bajya kureba aho baba bamukize kugira ngo bahamagaze inzego z'umutekano ubundi zize zikorere iperereza. Uyu mukobwa ngo yari amaze igihe iwabo, ababyeyi be bamubaza, ese ko tubona utameze neza byagenze gute? Ahubwo we akabatura umujinya mwinshi cyane. Ababyeyi nabo rero, uriya ababyeyi ni abantu beza, ari ibyo abana bababwira nabi bakabihorera, bakavuga ati okay, ibyo ni ibikore, ibyo ntabwo bitureba. Ibyo rero byose urimo uribaza, nibyo tuje kuza tukubwira byinshi kuri iyi inkuru ikomeje kugenda ibabaza abagiye batandukanye. Rero natwe icyo tugusaba nuko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige, nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavire muziri muzingo iby'aya makuru ababaje cyane yongeye kumvikana mu karere ka Rusizi, kuko birababaje cyane. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abari maragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse navugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturiye rero mu karere ka Rusizi bose bafite agahinda, batunguwe no kubona umwana w'umukobwa witwa Mukahakizimana Christina w'imyaka 20 wari utuye mu mudugudu wa Nyakabanda, akagari ka Bugarura, umurenge wa Nkombo, akarere ka Rusizi. Kuri ubu turimo turavugana cyangwa kuri ubu turimo turakora iyi nkuru ari mu maboko y'inzego z'umutekano, aho akurikiranwe icyaha cyo guta mu bwirero umwana yari amaze kubyara, umwana mwiza cyane w'umuhungu, umwana wari kuzavamo ikintu gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, umwana w'umuziranenge, umwana utari ufite icyaha, akamufata akamuta muri yombi. Ibi rero nibyo bigenda bikomeza bibabaza ababyeyi cyangwa abantu bose, bavuga ati ese n'ubundi ajya kuryamana n'uwo muhungu atabitekerejeho? Basi no yagenda atabitekerejeho akabona ari ikivuyemo, hari igihe icyo kivuyemo nicyo kizamuhesha umugisha. Kuri iki bafata bakavutsa ubuzima uwo mwana baba babyaye. Rero nibikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Rusizi. Amakuru rero agera mu itangazamakuru twahawe n'umuturanyi w'uwo muryango avuga ko uwo mukobwa warinze abyara ataremera ko atwite ngo nyina
yamubonanye ibimenyetso by'uko yaba atwite, abibwira se. Ise abimubajije umukobwa amubwira nabi cyane, amubaza niba ari we wayimuteye kugira ngo akomeze amubaza ko atwite. Akavuga ko nanda afite ahubwo yarozwe kubyimba inda. Abaturage ababyeyi be bahise bamwihorera, baravuga ati imba wararozwe uzagira cyangwa ngo tujye kukuvuza. Umukobwa akabihorera. Uyu muturanyi rero watanze amakuru ubwo arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati yari yasigaye mu rugo wenyine, nyina yari yagiye kuri butike gucuruza kuko we ntiyari akijyayo, avuga ko nta ntege afite kubera uburozi yari yariye. Bigeze mu masaa 4 n'igice z'igitondo umuturanyi we yumva uruhinja ruririye muri urwo rugo. Igihe gito ntirwakongera. Umuturanyi nawe agira amakenga, yahise ajya kureba asanga n'uwo mukobwa warubyaye yarutaye mu bwiherero nawe aburyamyeho kuko byari byamunaniye kuhava. Uwo muturanyi yahise ahamagara abandi baramuterura bamurambika mu gikoni abariho aryama. Avuga ko bahamagaye ubuyobozi bukahagera kuko bwari butangiye kwira, hagafatwa umwanzuro ko umukobwa ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Nkombo, ubwiherero bugafungurwa bukeye ngo barebe ko uwo mwana yatawe, nubwo byanagaragazwaga n'amaraso yari hejuru yabwo. Uyu watanze amakuru yakomeje avuga ko umukobwa yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Nkombo bagasanga yabyaye neza, yabyaye nta n'ikibazo cyabayeho, ngo n'igihe cyo kubyara cyari kigeze nubwo atwite atigeze ajya kwipimisha kwa muganga kugira ngo nyine agomeshe ahishe ibimenyetso by'uko atwite. Rero abantu benshi bo muri ako karere batunguwe no mu gitondo aho bakuyeho urubaho rumwe rw'ubwiherero, uruhinja bahita barubona rwarangije kubura ubuzima, ari umwana w'umuhungu. Umurambo bakiwuvanamo bahise bawujyana na nyina ku bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma. Nabo bemeza ko uwo mukobwa ari we warubyaye akaruta mu bwiherero. Uyu watanze amakuru yagize ati bahise barushyingura, nyiri gukora iryo shyano, nyiri gukora ayo mahano ahita ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Kamembe iherereye muri kano karere ka Rusizi. Ubu akaba ariho afungiye ari kubazwa ayo mahano yakoze. Yavuze kandi ko uwo mukobwa yarangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, yanga gukomeza atari ukubera ubushobozi bwari bwabuze kuko se yigisha mu mashuri abanza akanagira butike nziza ngo iri ku rwego rwo hejuru muri kariya karere ka Rusizi. Atari kumugurira amafaranga y'ishuri, ahubwo yasaga n'uwabananiye kuko banamwohereje mu mujyi wa Rusizi kwiga imyuga, ntiyayirangiza aragaruka abyaye. Mu gihe yasimburaga se muri iyo butike igihe yagiye ku kazi cyangwa nyina nawe adahari, nawe yagiye mu bindi. Urumva rero n'ubundi ko uyu mukobwa yari yarananiye umuryango we ku myaka 20 ukananira ababyeyi. Urumva biba ari ibibazo. Ubundi wowe ugafata umwanzuro wo kuyoboka inzira z'ibirara cyangwa inzira zidahesha ababyeyi bawe izina ryiza. Rero abakobwa namwe mujye mureba mukababaze ababyeyi banyu, kugenda ukabikirara n'ubundi byongera bikagaruka kuri ba babyeyi. Mujye mwirinda niyo nama nje nabagira. Rero iyi nkuru kandi yaje no kugarukwaho n'umuvandimwe w'uyu mukobwa, ubwo nawe yavuganaga n'itangazamakuru. Yavuze ko batunguwe no kumva ngo yabyaye ata uruhinja mu bwiherero, mu gihe we yavugaga ko nanda afite. N'ubivuzeho akamutuka bikabije cyane kugeza
ubwo bamwihoreye bibwira ko ari amarozi yarozwe nk'uko yagendaga abisubiza ababaga babimubajije. Uyu muvandimwe w'uyu mukobwa yagize ati iyo atagenda aduhakanira anadutuka umubajije tuba twaramenye uwamuteye iyo nda akanagirwa inama yo kutayikuramo kuko siwe wa mbere kandi si nawe wa nyuma waba ubyariye mu rugo. Nta mpamvu yo kwica gutyo umuziranenge utazi icyo azira, nawe bikanamuviramo ingaruka zo gufungwa ndetse no guhora yumva ko hari icyo yishinja mu buzima bwe. Iyi nkuru ikomeje kubabaza kandi abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Yanagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo Ndagijimana Damien, aho nawe yaje yemerera itangazamakuru avuga ko uwo mukobwa yabyaye kandi akabyara neza, akimara kubyara agahita ata uruhinja mu bwiherero, akaba yafashwe rero akaba arimo kubibazwa. Uruhinja rwahise rushyingurwa, akavuga ko ari ishyano uwo mukobwa yakoze ryo kwihekura, ko yihemukiye ndetse akanahemukira n'igihugu. Yagize ati nibyo byarabaye kandi twese byaratubabaje kuba umwana w'umukobwa yihekura kuriya, ariko yashyikirijwe inzego z'umutekano ngo abazwe icyabimuteye, ukuri kose niho kuzagaragarira. Yasabye abangavu kwirinda ingeso mbi zibakururira ingorane nk'izo, bakirinda ubusambanyi n'ubugiyemo, akibuka kwikingira ubyaye akemera kurera, kuko kwica uruhinja nka ruriya birahanirwa kandi bihanirwa icyaha gikomeye cyane. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo Ndagijimana Damien kandi yanasoje asaba ababyeyi kujya bakurikiranira hafi abana babo uwo babonyeho ibimenyetso byo gutwita, nubwo we yabihakanaga hagakoreshwa ubundi buryo bimenyekana, akagirwa inama ntazahohotere uwo azabyara. Rero natwe ni hano dusoreje iyi nkuru, gusa reka tubibutse ko iyo muba mukomeje gukurikirana ari KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi rero ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza abagiye batandukanye bose bo mu karere ka Rusizi, bibaza ikizakorwa kugira ngo abakobwa bareke kuzajya bihekura, kuko bino ntabwo bigaragaye muri kano karere ka Rusizi gusa, bikunze kugaragara hirya no hino mu gihugu. N'ejo mu mujyi wa Kigali nawe ari uwabikoze, nawe yafashe umwana amukuramo nawe aramujugunya, bagiye kure basanga n'ubundi imbere yiwe harimo amaraso, harimo amwibase yihuzuyemo amaraso. Abaturage rero bahita babikeka, ubu nawe yarafashwe yashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Urumva rero ni ibintu byeze, ni ibintu bikunda gukorwa cyane n'abakobwa, ariko nyine ntihareba icyakorwa kugira ngo abakobwa nk'aba bagaragayeho bino bintu babihanirwe n'amategeko, kandi noneho atari ya mategeko yoroheje, babahane by'intangarugero, kuko uyu mwana baba bishe nta cyaha yaba yakoze, abari bwakivuka niba bazi icyo azaba, wasanga abari nawe ubuje kumuha kuzamukiza cyangwa kuzamugeza ku rundi rwego. Rero kwihekura rwose, bakobwa mudukurikiye hano kuri KN Radio, muragirwa inama rwose, mugirwa inama nimukihekura abana banyu, kuko nta muntu uba wabatumye kujya kuryamana n'abo basore. Kandi niba unamubyaye cyangwa niba umutwite, egera wa musore mu biganireho, niyanga kumurera ntabwo uzabura umuntu umurera. Rero niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi ryatangirwa ibitekerezo, duhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahindura mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Ikindi ndashaka ko iyi nkuru namwe nyine muyitanga ibitekerezo byinshi. Ese kuko bino bintu murabona
byazagarukira he. Ndashaka rero ko muza kuza gutangaho ibitekerezo byinshi kandi mufate n'iyi nkuru muyisangiza abandi kugira ngo nabo bajye bumva ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire rero ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.